Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko harandi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mwise kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi, like, share, comments, byose ningenzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba hano kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. So mukore follow, mukore subscribe, tujye tubana buri munsi. Nshimira n'abantu mwese mwakanze subscribe hano kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yanyu mwarakoze cyane, nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ndabasuje mbaye ikaze aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mutuye twose tugize igihugu cy'u Rwanda, mukomeze mugubwe neza, n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe mukomeze mube amahoro. Hano turi Rubavu mu Rugerero, hafi y'ishuri rya hoteleri, hagiye no kubakwa kaminuza, ni muri Cartier nziza iri kubakwamo n'andi makadastre meza kandi menshi. Na ahantu heza cyane, tuhabazaniye amazu ari mu kibanza gifite metero kare 200. Namazu ariko ku ruhande hari n'undi mwanya ushobora kuba wakubakamo andi manex cyangwa se ukahasenya ukaba washyira indi nzu ushaka, indi nzu y'ubwoko ushaka. Umuryango umwe ufite ibyumba 2 na salo, undi ufite icyumba kimwe na salo. Nkuko nabivuze ari mu kibanza gifite metero kare 200. Ku ruhande hari n'undi mwanya ushobora kuba wazamuraho amanex cyangwa se ukahasenya ukaba wakubaka andi mazu. Na hano turi gutangira miliyoni 14 noneho zifite n'ibiganiro. Urumva ko ari amafaranga make ugereranyije na Cartier aha hantu hari, ugereranyije n'ahantu ari kuko ni no ku muhanda, ni hafi y'umuhanda. Rero turi kwatangira miliyoni 14 zifite ibiganiro, ibyangombwa byose birahari, uguri tukorerwa mutation kandi Rubavu Buy and Sell Limited tukagufashamo byose kugera birangiye. Ushaka kuhagura, ushaka kuhagera, ushaka kuhasura, ukahirebera. Nkubitsa ko visit ari ubuntu. Duhamagare mu bambere kuri iyo nimero na ku screen yawe, cyangwa se utwandikire musi iyi video harage n'umwanya wa comment wahatwandikira, wanadusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, kuko dukoresha Rubavu Real Estate. So muduhamagare mutwandikire, mudusange naho dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU, dukorera muri floor ya mbere. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse. Tubafasha kugura ibibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse, dufasha abaguzi n'abagurisha guhura mu buryo bworoshye kandi bwiza. Tubafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Muduhamagare mutwandikire, ushaka ikibanza, ushaka inzu mu karere ka Rubavu cyangwa se akarere ka Musanze, turabigufashamo ndetse n'izindi serivisi zose cyangwa na Real Estate. Gana Rubavu Real Estate tugufashe. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.